Ndabasuhuje bifurije umugisha w'Imana. Ndagira tuvuge ubuntu bw'Imana mu buzima bw'intumwa Yohana. Ariko tutaravuga ku buntu bw'Imana mu buzima bwe, mbere turavuga amateka ye magufi y'ubuzima bwe, kugira ngo twumve uwo yari ari we mu buzima busanzwe, noneho tumenye n'ukuntu ubuntu bw'Imana bwakoreye mu buzima bwe. Bibiliya iduha amateka y'ubuzima bwa Yohana. Bibiliya ivuga ko ise wa Yohana yitwaga Zebedayo, ni mwene Zebedayo, kandi Zebedayo yari umurozi, kuko Bibiliya bigaragaza muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 19 kugeza kuri 20. N'igihe Imana yamuhamagaye ari kumwe na se. Bibiliya igaragaza ko ise yari afite bizinesi yo kuroba, kandi yagiraga abakozi bamukorera muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 20. Bigaragaza ko mu buryo bw'ubukungu bari bifashije. Ni ukuvuga ngo Yohana akomoka mu muryango wagiraga imirimo, ariko noneho nubwo yari muri uwo muryango ukora, ubuntu bw'Imana bwagize icyo bukora ku buzima bwe. Mama we yitwaga Salome, kuko byanditse muri Matayo ibice 27 umurongo wa 55 kugeza kuri 56. Kandi mama we yari mu badamu bari ku musaraba, kuko byanditse ku 15 muri Mariko umurongo wa 40. Bigaragara ko Salome yari afitanye isano na Mariya, nyina wa Yesu. Bishobora kuba yari barabavukanye, bari ba sisters. Salome yakurikiye Yesu afite ubwizerwa, ndetse no ku musaraba Yesu abambwa yari ahari, kandi yashigikiye umurimo wa Yesu. Akomoka rero mu muryango wari ubohotse cyangwa se uguruye kubw'umurimo w'Imana. Umuvandimwe we yitwa Yakobo, nawe yari intumwa. Imana Yesu yabahamagaye bombi bari kumwe muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 21. Aba bombi bitwaga ngo n'abana b'inkuba. Yakobo yarishwe, kandi aba bombi bari abantu begeranye na Yesu mu buzima bw'umurimo we, kandi bombi bari mu bigishwa bari bamwegereye cyane, abo twita mu Cyongereza inner circle, bo hafi. Yohana, Yakobo ndetse na Petero bari abantu bakomeye cyane mbere y'uko bahinduka. Imana ihamagara buri gihe, cyangwa rimwe na rimwe, abantu mu muryango basangiye intego. Bizinesi y'umuryango yari irimo ku uburobyi, kandi kuroba ku nyanja ya Galilaya, ya Galili cyangwa se i Galilaya.
muri iyo business yo kuroba bari bayifatikanyijemo bapatana babo cyangwa se abafatanyabikorwa, harimo Petero ndetse n'abandi bakozi bakodeshaga bagakorera hamwe na Petero. Ntabwo wari umurimo gusa wo kubabeshaho mu buzima busanzwe, ahubwo yari business iteye imbere. Aha rero dushobora kuvuga ko Imana ihamagara abantu basanzwe bafite imirimo isanzwe bakaja gukora imirimo idasanzwe mu bwami bw'Imana. Ikindi tubonamwo, nubwo batari bakijijwe ariko nanone environnement yabo y'umwuka yari imeze neza. Mama we yakurikiye Yesu, n'abana be nabo bakurikira Yesu, umuryango wiwe nawo witangiye Yesu. Ibyo ni ibintu byinshi bishobora kugaragara mu buzima bwa Yohana. Mbese mu ncamake reka tube tugarukiye aho ku bijanye n'amateka ye. Noneho reka tuvuge ubuntu bw'Imana mu buzima bwa Yohana. Ubuzima bwa Yohana hagaragaye nk'ubuntu bw'Imana mu buryo bukomeye. Reka ahari tubivuge mu bintu 8 gusa twihuta. Ijambo rya mbere tuvuge mu guhamagarwa kwe, mu gutoranywa kwe. Yatoranyijwe kubw'ubuntu bw'Imana. Ntabwo Yohana ari we wahisemwo Yesu, ntabwo ari we wahise umurimo wo kujya kuroba abantu. Yesu ni we wamuhisemo, nk'uko Bibiliya ibivuga, nawe aramukurikira. Umuhamagaro rero mu buzima bwa Yohana watangijwe n'ubuntu bw'Imana, si uko Yohana yarakwiriye. Niyo mpamvu Yesu yigeze kubabwira muri Yohana 15 umurongo wa 16, aravuga ngo si mwe mwantoranyije ahubwo nije wabatoranyije. Kandi yatoranyije Yohana muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 19 kugeza kuri 20. Rero ikintu cya mbere tugomba kumenya muri uyu muhamagaro nuko umuhamagaro wa Yohana watangijwe n'ubuntu bw'Imana, wahereye ku buntu bw'Imana. Mu kuvuga ngo ubuntu bw'Imana nibwo bwatangiye, ntibyavuye ku kuba Yohana yarakwiriye. Cya kabiri, ubuntu bw'Imana bwahinduye Yohana. Hariho transforming grace. Ubuntu bw'Imana bwahinduye Yohana, buhindura imyitwarire ye n'imitekerereze ye. Yatangiye yitwa umwana w'inkuba, ariko aja guhinduka intumwa y'urukundo. Atarahinduka, hari igihe yigeze kubwira Yesu ati, Yesu reka dusabe Imana yohereza umuriro umanuka utwika abantu. Urumva yari umurakare. Yohana yari umurakare, ubuntu bw'Imana butaramugeraho, mu buryo yasabye ko Imana yohereza umuriro ugatwika abantu. Ariko amaze guhinduka, aba intumwa nziza. Luka 9:54 niho yabisabye, nk'uko Eliya yabikoraga. Ariko Yesu aramubwira ngo ntuzi icyanzanye. Mariko igice cya 3 umurongo wa 17, Yesu yigeze kubabwira ati muri abana b'inkuba. Ariko amaze guhinduka, yaravuze ngo dukundane. Kandi yagaragaje ko urukundo mu kwandika kwe, mu zandiko ze zose, yanditse ko urukundo rugaragarira mu gitambo cya Yesu Kristo. Reba amajambo ye yanditse muri Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. Urebe
na Yohana wa mbere, aho uri muri Yohana wa mbere 4:7-8, Yohana wa mbere 3:16, Yohana wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Ibyo yavugaga ngo dukundane kuko Kristo yadukunze akatwitangira, tugendere mu rukundo. Rero ubuntu bw'Imana bwahinduye imiterere ya Yohana asa na Yesu Kristo. Ubuntu bw'Imana bwahinduye imiterere ya Yohana, imyumvire ye, amarangamutima ye asa na Yesu Kristo. 3, ubuntu bw'Imana bwatumye agirana isano ryimbitse na Kristo. Yanditse mu rwandiko rwe, yandikaga agaragaza ko Kristo nyabwo ari relation intime, ubufatanye, kwimbika isano ryimbitse. Mu buryo yegereye Yesu muri Yohana 13:23 bivuga ko yegamiraga mu gituza cye, ndetse ku buryo Yesu yigeze kumubwira ati, yigeze kumuha mama we, asa n'umumujeje ngaho umwiteho, muri Yohana 19 umurongo wa 26 na 27. Ukuri ni uko ubuntu bw'Imana buraduhamagara, bukaduhindura, bukongera kandi bukarema isano rya bugufi ry'ubushuti hagati yacu n'Imana. Ntibukomeze gusa kuvuga ngo bwaraduha, ahubwo bukatugira inshuti na Kristo, bukadutumira mu gufatanya na Kristo no kugira ubusabane na Kristo. 4, ubuntu bw'Imana bwaramuhaye imbaraga, bwaramukomeje. Ubuntu bw'Imana bwamuhaye umurimo ukomeye. Yohana yahawe umurimo ukomeye, inshingano zikomeye zo kwita kuri mama wa Yesu, kandi no gukora indi mirimo itangaje, mu buryo yarazwi ko ari inkingi y'itorero, kuko Pawulo yabyanditse mu Bagalatiya igice cya 2 umurongo wa 9. Ubuntu bw'Imana bwaramuteguye, bumuheza ibikwiriye, buramwigisha, buramutoza, ku buryo yabaye umukozi mwiza mu murimo w'Imana. 5, ubuntu bw'Imana bwaramushigikiye ndetse butuma abasha kwihangana mu gihe cy'imibabaro. Yohana yanyuze mu mibabaro ikomeye. Yohana yanyuze mu mibabaro ikomeye, ariko akomeza kuba umwizerwa. Nk'uko amateka atubwira, Yohana, amateka asanzwe atari muri Bibiliya, kuko yatawe ku kabo ka Patimo, arababazwa, acishwa mu bintu bikomeye. Ubuntu bw'Imana bukomeza kumufasha. Nubwo yanyuze mu bikomeye, ubuntu bw'Imana bwamufashije. Ubuntu bw'Imana rero buragushigikira, bushigikira abizera mu gihe cy'ibigeragezo no mu gihe cyo mu mibabaro. Yohana yabashe kwihanganira imibabaro atari ukubera imbaraga ze n'ibitekerezo bye, ahubwo ni ukubera ubuntu bw'Imana. 6, ubuntu bw'Imana bwamufashije cyangwa bwamubashishije guhabwa iyerekwa ridasanzwe. Ni ubuntu bw'Imana bwonyine bwamufashije. Yakiriye iyerekwa ridasanzwe, yakiriye iyerekwa rikomeye, kandi
reba nawe ukuntu yahishuriwe, si uko yari abikwiriye. Mu gitabo cya Yohana yari inshuro nyinshi yandikaga ngo nari mu mwuka, nari mu mwuka, nari mu mwuka, asobanukirwa ijambo ry'Imana. Ubuntu bw'Imana butuma umuntu yaguka ndetse akanasobanukirwa mu buryo bw'umwuka. Karindwi, ubuntu bw'Imana bwamushizeho cyangwa se bwabashije kumukomeza no kumugira inkingi y'itorero. Yahindutse umuyobozi w'urufatiro mu itorero, kandi igihe cyose byari bikenewe ko hahagarara abagabo bavuga ijambo ry'Imana bafite ubushizi bw'amanga, Yohana na Petero bakoze imirimo bishingiye ku buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana rero buragukomeza kandi bukakugira igikoresho gikomeye. Bwatumye aba inkingi ikomeye kandi ifite ubutware n'ubushobozi mu gihe cy'itorero. 8, Yohana kubw'ubuntu bw'Imana, umurage we harimo ibitabo 5 muri Bibiliya byanditswe na Yohana. Hari ubutumwa bwiza bwa Yohana, hariho inzandiko 3 yanditse kandi zirimo amajambo akomeza, ibitabo byahumekewe n'Imana ndetse n'ibyahishuwe. Kandi yanditse ibyo yahishuriwe, yandika ibihamya yabonye, yandika ubwiza yabonye, aba igisubizo cy'abantu muri kino gihe. Rero Imana yamukoresheje ibikomeye. Icyanyuma twavuga kuri Yohana nuko Yohana yabaye icyitegererezo cyiza mu bayobozi kubera ubuntu bw'Imana. Ni byinshi, ariko isomo twakwigira mu buntu bw'Imana bwakoreye muri Yohana nuko ubuntu bw'Imana aribwo bwamuhamagaye, ubuntu bw'Imana buramuhindura, ubuntu bw'Imana bumwegereza Kristo, aba inshuti ya Kristo, ubuntu bw'Imana bumuha inshingano, buramufasha mu gihe cy'imibabaro, bumuhishurira ibikomeye, bumuha ububasha n'ubutwari, ndetse butuma agira icyo asiga kugeza n'uyu munsi. Dufite igitabo cya Yohana, igitabo cyiza cyane, igitabo kirimo urukundo, gituma umuntu asoma bigatuma umuntu agira ubucuti n'Imana. Abavuga butumwa benshi iyo babwirije ubutumwa abantu bwa mbere bagakizwa, baragira ngo nibasome igitabo cya Yohana, kuko ni igitabo kitwereka Kristo uwo ari we nk'Imana, Imana kandi yabaye umuntu, ndetse kikatwigereza Kristo cyane, kikanaduhishurira kuri gutangaje kwahishuwe n'Imana binyuze mu mukozi wayo Yohana. Usomye inzandiko ze, ni inzandiko rero zashatse kugaragaza ibihamya bigaragaza ko koko umuntu yamenye Imana, yamenye urukundo rw'Imana, ari uw'Imana, ari umukristo. Akavuga ati niba mugenze gutya biragaragara ko muri abanyabinyoma, ariko niba mugendeye mu rukundo muri abanya, nimba wanga mwene so nturamenya Imana. Yohana yanditse ibintu bikomeye. Imana yagize neza guhamagara Yohana kubwo buntu bwayo. Ikintu nakubwira rero mukozi w'Imana, ntugasuzugure itangira rito ryawe kuko byanditse muri Zakariya 4:10. Yohana urumva yatangiye nk'abandi bose, kuko natwe twatangiye, kuko n'abandi batangiye, ariko yabaye inkingi y'itorero. Ikindi, ugomba kwemerera ubuntu bw'Imana ugahindura imiterere yawe n'ingeso zawe, kuko ubuntu bw'Imana bwahinduye Yohana. Ikindi, ugomba gushakisha ubushuti. Iwe yari yarahisemo kwegamira Kristo, kuba mu gituza cye, kumwegera wa wundi, ndetse mu buryo yanditse ko ngo wa mwigisha yakundaga. Kandi ikindi ni ukwemera ubuntu bw'Imana
akadufasha kugira ngo turusheho kuba inshuti za Yesu ndetse no kuba bizerwa mu gihe cy'imibabaro. Rero Yohani we yaravuze ngo urukundo ni rwo rwego rwo hejuru n'ikimenyetso cyo kiruta ibindi kigaragaza ubukure mu Mana. Mu yandi magambo reka nkubwire ibintu bitatu Yohana yavuze. Yaravuze ngo ikimenyetso kiruta ibindi byose kigaragaza ko uri umukristo wakijijwe ni uko ukunda abandi, ugakunda Imana, ugakunda n'abandi bantu. Ikimenyetso kizagaragaza kuko uzi Imana ni urukundo, ukunda Imana ugakunda n'abandi bantu. Ikintu kizagaragaza kuko utigeze umenya Imana utaranakizwa ni uko nta rukundo ufite. Aravuga ngo ikintu kizagaragaza kuko kandi wamenye Imana ni uko uzaba ubayeho. Imibereho y'umuntu niyo igaragaza ko umuntu azi Imana. Ntiwavuga ngo ufatanya n'Imana kandi ugendera mu mwijima, ntiwavuga ngo ugendera mu mucyo kandi ugendera mu mwijima. Rero Yohana yakoze ibintu bikomeye kandi ni ubuntu bw'Imana babimukoreye. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Amen.